mani tube turetse ibintu bya brag hano kuko muri gushaka ndayereka abanyarwanda ntago oya winyerekanira konte mbyeretse wowe ntago mbyeretse abanyarwanda nta kibazo. ese koko 270 nibyo nabuze ubu naba narashoye amafaranga ari hejuru ya miliyoni ukambwira ngo nyishyura 700 nguhe projet yawe nkabyanga ako mwagiye munatekereza amana mbere yo kujya gusebya umuntu ukamusebya n'ikintu gifatika. AB yashatse ikintu cyo kuntuka sinzi gutukana pe yigeze gutuka Pasha kare kuri telefone ngo ni ikinyendaro. Ibyo ntago waruzi ko mbizi AB ugira discipline nkeya. Pasha shiramo request. Byongeyeho abantu bari muri iyi nuza bari muri iyi industry AB ntumvugiremo sinigeze nkuvugiramo kuko ngiye sinzi jambo hawe ariko rero nari muhaye umusa nari muhaye namubwiye ngo avugere kagiye kurangiza. Ibisigaye rero mureke niryamye nta. Uburetse gato mani kwavuze umwanya muremura gaceceka ko twumvikanye ko ntawe uvugira mu muntu ko wabimusabye bareka nawe ntubimuvugiremo. Ntukireho Pasha ntaravuga. Kubera icyo atamushyiraho ko tubivuze yashaka bisubiraho. Yamwise ikinyendaro. Uretse gato nari nkiri kuvuga mumbabarire ngeri rero iyo ndi gutongana umutwe urani iyo mvuze cyane. Ndaho gukiza sheri. Okay. Kumana. Urumva? AB ni umuntu ufite amafaranga none mbonye konte yawe ndagukunda kabiri yego. AB ni umuntu ufitanye ibibazo n'abantu benshi muri entertainment. Ngiye nabimenye kuko twagiranye ikibazo ntabyo narinzi mu byukuri. Ariko 270 ari kuvuga. Wowe nakweretse konte yanjye y'ishuri, apana konte yo mu buzima busanzwe, saving y'ishuri. Ese koko yari kumbwira ngo muhe 270 kuburi projet nashoyeho amafaranga ari hejuru ya miliyoni ntari mwima. Ni ikigo gihingana iki? AB naze hano ikintu caka ni kimwe. Amafaranga ndayamuha niyo projet yigumane bizakemurikere kuri RIB kuko niho nabigejeje. Kuko namuhamagaye kuva kare AB nsuzugura kuva kuwa kabiri. Ntabeshye ngo nukuvesha kuva kuwa kabiri. None ikibazo mfite ni iki kimwe. AB kubera iki wagumanye projet yanjye ko nta mafaranga wigeze unyaka ukaba yanyatse ubu ngubu. Nadusobanura impamvu yo kugumana projet yanjye nicyo kintu nshaka kumva. Ayimara ngiye kingana iki? Kuva kuwa kabiri nijoro. Kuva kuwa kabiri nijoro. Yego ntaze kubeshya ngo nejo. Ngaho naza bisobanura. Turi kuwa gatandatu twageze ku cyumweru. Umusafata ijambo. Ni ikibazo ari kukubaza. Betfa. Yes sir. Iyo projet nta minsi nukuvuga ngo kuyita ngo nyuma na ngiye kingana gute yabimaze igihe ariko amashusho ya nyuma bayafashe nta minsi 3 irashira. Urumva? Nuvuga igihe bahereye bashutinga nari mbitse amashusho ya mbere kuko barakoraga tugakopiya kuko ntiyari afite ahantu abikopiye. Nabimubikiraga mu mashini kandi namuhaye support uko bazabitingira mu mashini yanjye. So nabone ibyo kumbwira ngo niye mpamvu ituma ntamuha projet impamvu nayivuze. I need my money. None se kuki wabivuze uyu munsi AB ikibazo cyaratangiye kuwa kabiri. Projet ya nyuma nayikoze kuwa kabiri. My guy uze hano kubeshya kubera nta kintu nziranyeho nawe bro wakomeje kumenya. Yewe wagombaga kumpa amafaranga. Nta kintu nziranyeho nawe wakomeje kumenya. Godfather yaceceka ko namuretse akavuga se. Niyihangane aceceke. Okay. Arumva? Uwo Pasha naze hano yemeze yuko namwise ikinyendaro. Nabyemeza nta rindi jambo ndi burenzeho. Nabyemeza ko namwise ikinyendaro. Nta rindi jambo ndi burenzeho. Ambwire naho nabimwite. Niba ari kuri WhatsApp ukaba abantu ntago nyamvugana nabo kuri call. Navuganye na Innocent kuri call. Rimwe bwa mbere ambwiye ibyo projet bwa kabiri uwo Juste yanze kubashutinga ama 15 ntabwo ndikongeye kuvugana kuri telefone muri tuvugana kuri WhatsApp. Naza vugira namwise ikinyendaro nisanga ari kuri WhatsApp yerekane chat. Pasha vayo hano wahamagaye. Nabantu bagendana ibimenyetso. Ikindi byo ndakumva ikindi byo kuvuga ngo bizakemukire kuri RIB navuga kuri RIB byo ndaza kubyemera rwose 100%. 100% kuko nubundi kuri RIB nzajya mvuga ko nkeneye amafaranga yanjye. Ikindi Godfather ninshaka sinda nagaruke kongera kuvuga sibyo. Ibi bintu igihe cyose biri burangirire. Ambabarire niba ari umuntu muzima. Asaba imbabazi Kibonke anakureho biriya bipost yamwanditse ko Kibonke ni victim muri gahunda yanjye nawe. Kibonke ntazi yo biva niyo bijya kuyamuteje abantu bamututse mumereye nabi. Nibirangira ibintu amusaba imbabazi anakureho kiriya gipost yashyizeho. Murakoze. Mbere yuko ugenda uvuze gutyo rero Kibonke tumushize iruhande aya masaha ikintu ndi bugusaba ni iki ngiki.
nubwo umukobwa uvuze ko agomba kwishyura ntuza agomba kwishyura amafaranga akavuga ati ngiye bitewe na projet yanjye nta kibazo amafaranga ari kunsaba nubwo bitari bikwiye nubwo nta kiguzi twigeze tugirana ndemeranye ariko mbone projet yanjye ese niko umukobwa muto wamwohereje amafaranga niba uyafite none tukavana mu nzira Beretse gato amafaranga ko yamuhanda yamuha uko yashaka nashaka yongereho ayandi nta kibazo mfite ariko ndajya nkumenyesha ikintu kimwe yego uyu muhungu kuba bahinduye ibintu kubera ko babonye ko nabateje abantu ibyo ari kuvuga yishingikiriza ngo tsabe kibonke imbabazi njuga bamukoresha ngo ampamagara ntera ubwoba ntago ari ayo magambo yambwiye hano umuntu aranditse Bruno ngo nk'uko tubizi umuntu atanga ibikoresho yishyuwe kare ntago wari kumwishyuza nyuma navugisha ukuri mani navugisha ukuri reka tubyemere ko ari uko bimeze rega ahantu ibintu bipfiriye wowe wamwimye umupuriye ni ukuvuga ngo ikintu wakoze wowe yakubwiye ngo uzane ibintu wowe uranga ese no kuntonganya kare ngo naravuze ngo yaransabye ibyo bintu yambeshye ibyo bintu nabyo ntigeze mvuga ariko nta kibazo gatoya rero njyewe impungenge mfite nizi nguciye urwaho nagikegeta muri mwiza so ibi ngibyo tubyihorere kugira ngo tubyoroshye ibintu icyo nshaka nuko amahoro ataha i Rwanda sinkeneye ko kandi niba ari na promotion mushaka nayibahaye sinakwishyuje ariko ngiye gukora iperereza wishaka kurangiza muri promotion ibintu kurangira akakudusakuza nawe unosoje wibirangiza bitarangiye bro bitarangiye iki niba nanjye nzi kuvuga my guy nanjye nzi kuvuga wirangiza none se niba ushaka ko none twumvikana gato urashaka iki none se projet life uretse gato tega amatwi mubwire icyo nshaka manza wumve ntunjagaraze kuba mbonye se kuri umukire ufite amafaranga ngana kuriya biratuma manza wumve sinabaretse ngo mukavuga nka ceceka twumvikana rero ikintu uko bimeze nani inshuti yanjye sibyo niba wemera kwishyura amafaranga cyese niba uvuga ngo nkeneye projet yanjye waransapotize nta mafaranga nguha aho ngaho turabyumva ariko niba ugomba kwishyura uretse gato niba uvuga ko ugomba kwishyura amafaranga ari kugusaba yamwishyure amahoro ataha i Rwanda aguhe projet yawe aravuga ko n'aya masaha yatega imodoka akayikuzanira oya ntayo nshaka y'aya masaha reka nkwibwire ikintu kimwe yego hano niyemere ko ndi bumwishyura aya mafaranga projet yanjye nkayihabwa yuzuye nkana postinga filime yanjye nibagira filime bapostinga nkaza postinga iyanjye ikaza irimo ibitekerezo byabo bemere yuko bazanyishyura amafaranga ya filime yanjye bazaba bapfushije ubusa gutyo barabyemera umva rero twumvikana umukobwa we sibyo ibi ngibi yabikwemereye anavuga ko nunabishaka mugira inyandiko yo kwa noteri ibi yabikwemereye kagukurira nta mpamvu yabivugiye hano se bakabirikodinga ko nacyo kandi biri recorded yabivuze singuye ari hano se reka nongere mbe mwibarize ceceka AB ninkuha amafaranga ayo ngayo uri kuvuga ngo 270 murandeka editing filime yanjye murayimpa yuzuye mundeke ni editingire filime yanjye uri kuvuga bangahe ko ari njyewe ngenye ufite filime yawe ko ari njyewe abantu uri kuvuga niba amatwi boss nanjye nta wundi ndengejeho wasanga ari n'ibyubahiro nk'uhaye ibyubahiro byanyu murandeka ni editing filime yanjye ni posting ibindi byose bizaze nyuma apandi ibintu byanyu byo kujya kweditinga mwarangiza mugahita mutanguranwa mukajya gupostinga ngo kugira bazanyite ko nashishuye umva nkubwire Innocent yego nukuvuga ngo filime yacu nta ihuriye n'iyawe ntudutegeka igihe tweditingira ntudutegeka n'igihe dusohorera filime kuri yawe none niba tubarusha kweditinga vuba tugasohora filime ugiye kutugenera igihe turi bupostingire filime idafite aho ihuriye n'iyawe projet zidafite aho zihuriye zidafite navuze nakubujije gupostinga cyangwa nabujije gupostinga projet irimo inoza story yanjye stories ntago zihura rwose niba unabishaka sinakubwiye ngo ubundi umaking sure yuko zidahura Godfather nkawe waduhamagaye hano uremera ko izo filime dusanga harimo story zifatanye uzagarura ibintu hano kubikemura amafaranga tukayishyurwa nta kibazo ngaho fata telefone yawe uhereza amafaranga umusoro yakira ibirenze ibisamahane nabaretse kuva nyamwishyura nabivugire hano ejo atazaza akongeraho ayandi screenshot yabirangiza none shyiraho mu myukinge gato manzu bisoze Pamela genda wohereza amafaranga